ikaze kuba dukurikiye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'uburengero rwaryo abari kandi hirya no hino mu bihugu byinshi bitandukanye Afurika ndetse n'ikota amasimbi muri rusange. Mu by'ukuri rero tubahaye ikaze n'umunsi mu kiganiro abatani ntenge nyine kuri mikoro n'ijya DJ Muswati amfatanyije na mugenzi wanjye MC Makombe umva nk'isanzwe. Ngayo nguko rero tugiye gutangira tuvuga ku bintu byinshi bitandukanye utuntu n'utundi inkuru za showbiz ndetse n'ibigezweho muri rusange imibereho mu baturage n'ibindi byinshi bitandukanye. Makombe yego umeze neza? Meze neza cyane ndashima Imana meze bobo ntago bibona se nakindeba gutya. Akuri ndabibona pe umeze neza cyane yego kandi biza kubushima Imana. Ngubu rero ngire ngo ibintu byose ni sawa cyane n'amahoro turi mu bihe byiza. Nubwo wenda twumva amakuru menshi agiye atandukanye twagiye tubona story nyinshi zitandukanye tubona ibyagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Muswati ntagaruka guca ku ijambo buriya badukurikiye bashobora kwibaza batese MC Makombe bimeze bite nababwiye ko meze neza nayo banze utubwire bimeze bite ariko ubundi ndashima Imana meze fresh cyane. Wowe gukubita ubangura wihuta tujya mu myidagaduro amakuru agezweho n'ibiki tujye tubanza tubwire abadukurikiye rwose buryo ibintu bihagaze nabo ndetse bajye batubwira muri comment ese bo bameze bate aho bari ngenge mbwira abantu nkababwira ngo buriya rero ubuzima ni gatebe gatoki ubuzima ni struggle ubuzima no kurwana abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ibibazo by'uburwayi ibibazo by'ubukene rwose bagerageze bisunge Imana bajye bayibanza mbere ya byose genza hano nabanje gusenga ndakeka nawe biragaragara ko umukristo kuva kera we turaziranye biragaragara ko umukristo ubwo namwe muraza kutubwira ko murabona ko umukristo yego ariko birinde ndagerageza ntago nabihakana kuri kose nizera ko Imana ibaho ni sawa cyane naho kuba uno munsi bitameze neza ukabona ari ibibazo ufite mu by'ukuri ntago ari we wenyine hari abafite ibirenze ibyawe ari n'umwaganira yakubwira ibibazo afite ugahita uvuga ati rwose ceceka aho ngaho ugahita wumva ko nyine wari wayobye cyangwa se wumvaga nyine wari wihebye nta kintu ugendeyeho rero no munsi wa bitagenze neza nibikaguhangayikishe ku cyane no kuba uri muzima yego icya kabiri tekereza ikintu wakora kugira ngo uve muri ibyo bibi urimo kuko niba wabuze amafaranga uno munsi ejo uzayabona nyine ikibazo cyane Muswati ndumva noneho watwanze ikiganiro cyacu warimo utubwira iby'amakuru muri entertainment haravugwa iki ese hirya no hino amakuru agiye atandukanye yego ubwo watangira ukatubwira uko bimeze twihuse cyane inkuru abenshi bagiye bamenya inkuru yagiye ibice bigacika benshi bagenda bavuga ngo ese bano bakobwa Emeline Ishanga ndetse n'abagenzi be bageze mu 8 bakibaze bizarangira gute bazakatirwa bimeze bite mu by'ukuri rero batari bamenya amakuru yabo neza ariko butuvugana amakuru dufite neza nuko bamwe muri bo bamaze kuba bajyanwa i Butare muri rehab aho bagiye kugenda babafasha kugira ngo babagabanyirize ibiyobyabwenge ngire ngo bagende bagira n'inama kugira ngo rebe buryo byagabanuka ariko kandi n'abandi basigaranye ngire ngo niba ari babiri ari ubita Isimbineri yo nguwo ari mu boko y'ubutabera n'ubundi still bikabivugwa ko muri kazajya mu rukiko. Si ibyo gusa kandi hari n'ibintu byinshi byagiye bivugwa harimo na album ya Ruza Bruce Melody aho yagiye asona indirimbo nyinshi zitandukanye ubona ko bimeze neza kabisa muri entertainment imeze fresh cyane wowe bimeze bite? Yego no kuvuga ngo rero jewe hari ibintu mba mbona hirya no hino nkabona ngiye nkunda kugaruka ku muco mu biganiro nkunda gukora umunsi ku wundi ngiyewe nkunda kugaruka ku muco by'umwihariko ariko nkaza mu muco gakondo w'igihugu cyacu nk'abanyarwanda n'ubundi nawe ndumva ariho wahereye uvuga ati bare abakobwa woze uvuga bayishanga amarorerwa yagiye abaho wenda abanyarwanda n'abanyarwandakazi wenda barayazi ariko nge mvuga yuko umuco uko biri kose biba bisa nkaho umuco wacitse. Oya ntabwo uracika korekereza ko biriya akagugu katagira umuco karacika ariko tugiye dukurikiza ibitaramo birimo biragenda biba muri no minsi uburyo kugerageza kuzamura gahunda ya ndi umunyarwanda uburyo turi gukora nyine hari ibintu byinshi cyane biri gukorwa biri gutuma uwo muco utacika ariko mu by'ukuri bigenda bikubitana n'igihe n'inuza ikibazo cy'indimi zo mu mahanga cyangwa se n'imico itandukanye cyo dukopera ku bazungu ugasanga benshi dushaka kumera nk'abazungu kandi nyamara turi abanyarwanda mu by'ukuri usanga ari cyo genda kitera ibyo ngibyo byose. Yewe nabyo nari nabikomoje ariko hari inkuru nahoze nsoma mu minsi yashize ni mu gihugu cya Nigeria aho nabonaga
hari umugabo wagize gutya aha umukazana we amafaranga aramubwira ati ugomba guturiya muhungu wanjye ukaza tukabana akira amafaranga. Oya buretse gato agomba kuguta umuhungu wiwe yego urumva akabana sebukwe n'umugabo yego uwo mukazana akaza kubana na sebukwe nyuma yuko sebukwe atanze ruswa amafaranga byari 1000 bigira muri 42 cyo tubivunje mu manyarwanda 42 by'amanyarwanda ngo bivuze ngo papa w'umuhungu yashatse kumukubita agapapa cyane nuko twabivuga ubundi wabizi yarahindutse kwe yibaze kuba nyine video wawe ushaka kumuhanganira cyane ibyo bintu urabyumva ibyo bintu ni danje nibyo mba ntekereza nkavuga batari ko mwokagira imana mwe abantu basenga abashumba b'amatorero mwadusengeye koko ibintu nizere ko bitazambuka ngo birenge imipaka bigire nini wacu uko biri ntago bivuze ko bitakwambuka ko buri nicyo nabonye ni kimwe buri abantu uburyo tubaye bimwe bijya gusa n'ubundi samaho bijya gusa uko uri kumva sinzi niba warabibonye abakobwa bino minsi basigaye bikundira ibisaza buri ibisaza ngo bikofi birakubiye ibisaza nkese tuvuge niwe natuvuge niba utereta nk'umukobwa ni nk'urugero yego wowe ubu tuvugana kugira ngo suya kongera ngo umunyeshuri muri kaminuza ngo tugeze ubivuga cyane twese turabanyeshuri ibaze rero sasa buri wese umukobwa ntiwashobora kumujyana muri kantine bashaka kumugurira icyayi nta kintu bashaka kubamuhereza muri rusange akubita n'isaza agenda gitangira kumutwara mu makebo kimujyana mu hoteli kimutamo amakoko kigira gute se umva wawe wapugifite agaciro wapi biratandukanye kabisa niyo mpamvu ubwo urumva bizajya bidusaba kubanza tugasoza amasomo tukajya hanze tugastruglinga tugashaka ikofi kugira ngo natwe tubone kugira ijambo mu bana umukobwa rero bari gusaza cyane ntabwo byakunda buriya abakobwa barihuta mu gusaza cyane ntabwo agakimwe abahungu nge ntabwo ariko mbifata ariko umukobwa se bari gusaza umuhungu se we iyo umukobwa akura umuhungu we ntaba arimo akura uko imyaka igenda twese siko biba biri ariko uko biri ntabwo imyaka bashakira n'imyaka dushakira ari imwe nivuga gutyo icyo turi buvuge ko babizi ko ibuye bisa kugira ngo ushaka amafaranga ugure ikibanza numara kugura ikibanza ushaka ni mafaranga kugira ngo wubake even ukeneye kugira ngo ushaka amafaranga yo gukora ubukwe ukeneye ibintu byinshi byatari mu gihe umukobwa we nubwo wenda bisa nkaho basigaye basobanutse usigaye nabo bageze gushaka amafaranga ariko mu by'ukuri niyo uba ufite inshingano nyinshi cyane ugereranyije nawe yego birumvikana ko mugani ntago twebwe twakishinga bariya bashiki bacu kuko bo baba barateguriwe niko twabyita uko biri kose tuba tugomba gushaka umufungo niko wenda bajya babivuga ubundi tukabona kujya muri izo gahunda zindi ntabwo twabishinga ese makombe wowe wumva imyaka myiza gushaka ku muhungu no ku mukobwa wumva nyine yaba ari nk'iyihe kuko urumva uyobora ubukwe bwinshi urugendo byinshi bitandukanye ese nyine uba wumva umunyaka uvuga ati uyu muhungu ntabwo yahubutse uyu mukobwa ntahubutse wumva ari ingahe kuvuga ngo ngewe nkurikije uko wenda mbyumva cyangwa se uko mba mbibona muri rusange ngewe numva nta myaka runaka yakagiyeho kugira ngo umuntu abe yashinga urugo ahubwo hari icyo twita destiny nicyo njya mvuga cyangwa se uko bikose igeno yego kujya hashya ni hari bigiye kujya bibera uzajya umenya amakuru agezweho haba mu myidagaduro harya ni hehe kuri DJ Muswati official 250 DJ Muswati official 250 mukadukurikira ukimara kwagerayo ujye uhita ukora subscribe niba utarayikora ukoreshe ya ukande like ngire ngo ni ibintu bya danje ikindi tubwire muri comment uko bimeze ikindi tubwire icyo wumva twaza kubwira utaha mu biganiro bindi bizakurikira nibyo kabisa abadukurikiye bashobora kujya batukiriraho n'inyunganizi bakatugira inama bagatanga inyunganizi zabo buryo ibintu babibona nabo ntago bahejwe mu by'ukuri turi hano ku bwabo kandi twizeye ko ibintu bizajya bigenda neza cyane naho mu bijyanye n'imyidagaduro ngire ngo hari byinshi biri kugenda bivugwa ndetse hari byinshi byavugisha abantu benshi mbese nyine isi muri rusange icika urundugo cyane rwose kuko twagiye tubona ngaho abakobwa bakoze ibintu birenze tugenda tubona nyine ibintu abakoze ubukwe ngo bihuse ariko n'inkuru iri kugenda ibice bigacika aho bari kuvuga Pastor Mutesi ko afite ubukwe bavuga ndetse ko yavuye mu murenge bamwe ugasanga baramutunga intoki ngaho ngakoze divorce nyinshi sinzi nawe ndabashe kugenda byumva ariko mu by'ukuri ni inkuru nyinshi ziba zigenda zicacara muri andasi tugenda tubabwiraho uburyo butandukanye yego abantu bakunda amakuru y'ibyamamare abantu bakunda amakuru ajyanye na muzika amakuru y'imyidagaduro abo ngabo rwose uza tuyagusangize uzajya yakenera kabisa azajye agana kuri iyo cano ubundi niho yajya gusanga ariko kandi kubabwira ko uzajya bakora n'ibyegeranyo bitandukanye biriya by'abami ba kera n'ibintu byinshi bitandukanye ngira ngo ntacyo muzatubura yego urumva rero ari ibyo ngibyo tuzatuganiraho umunsi ku wundi tukababwira wenda ince z'ahantu runaka ahantu hazwi abantu bazwi ibyabaranze ibintu nk'ibyo byose bigiye bitandukanye tuzatugiraho tunavuge no ku Mana burya
tunaganire burya ku bintu bijyanye n'Imana. Twese tugenga twese bana utizera oya sinzi indi utizera Imana icyo yizera ariko ntekereza ko tubeshejweho n'Imana kandi twumva ko ibintu byose nyine biba kubera impamvu cyane rwose. Ariko Muswati twahoze tukomoza ku bantu wenda bakora amakwe bakiri bato abandi bakuze akantu wenda ntari navuze hanini mba numva buriya umusore atagakwiye kuzana umugore ari mu bukode. Ari mu bukode gute rero abakobwa ku mbuga nkoranyambaga hari inkuru yahoze ivugwa kare ko Chris Easy amaze kuzuza inzu yiwe mu Bugesera ngo niyo agiye kujya bamo, ariko bamwe bakavuga batese niba yujuje inzu yaba agiye kuzana umugore ese byaba bimeze gute, ariko abandi bavuze bati uko biri kose kuba umuntu yubatse inzu ntago ari igisobanuro cy'uko agiye kurongora. Ariko kandi nanone njye numva yakababereye nk'urugero umusore nanone akagira imyaka basi runaka afite inzu ye ndetse agacamo n'indi myaka runaka ariko ibintu by'ubukwe, ariko basi ukazana inzu ukazana umugore utari mu bukode. Jewe nkuko mbibona rero biratandukanye. Tuvugishijwe nawe ugenda ubona ubuzima bwo hanze hangire ngo wenda ubasha kuganira n'abasore benshi batandukanye kugira ngo umuntu azashaka amafaranga agura ikibanza. Yego ni ibintu byatari, ni ibintu bigoranye cyane ewana. Kugira ngo uzabone amafaranga kugira ngo uzamure niba washenda kugura icyo kibanza uzabone amafaranga kugira ngo wenda uzamure inzu ni ibintu umva no kubona ibyangombwa umunyari bitakorohera. Rero nikeza ko bavuga ngo umuntu ngo yazashaka ariko yabonye inzu ibintu byari bya kera kuba buri abantu ba kera babayeho neza bajya kugira gutyo ugasanga wakuze ukimara kumva ubwete ndashaka gushaka umugore bahitaga bakubakira bakagukwira ariko byose urabyikorera mu byaratandukanye base bavuga ko umunani ngo asige batanga ubu tuvugana ngo ni uko barakurihiriye ukwiga babumva ko nyine aricyo nyine byose babikemutse kuko buriyo ni uzare n'umwana umaze kurangiza kwiga kugira ngo azabwire ngo amafaranga ko agire ibintu nk'icyo akora kandi nyamara baratanze menshi bamuhirira usanga bibi ikibazo. Rero mu by'ukuri ntabwo ariko nyabitekereza ko icyambere n'urukundo buriya iyo ushatse umuntu mukaba mwumvikana mukundana bya nyabyo ntekereza ko murahuza umwe agashakisha uno gacari akazana 600 akazana 1000 ukabona birakunze. Rero ntabwo uko mbyumva bibaye byiza itsoke wabana kubaka ariko mu gihe nta bushobozi cyo ntabwo numva ko wagiye byarangiye ushaje nize nta byita gusazira cyane rwose. Nibyo ngibyo wari muvuga, ariko kandi ndikumva wenda twakanzura ikiganiro cyacu kuko n'ubundi ibiganiro byacu ari akagaruka. Ndikumva twasoza twifuriza abakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi tubifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza aho bari hose ndetse tukomeza kubifuriza ishya n'ihirwe mu byo bakora byose. Nibyo kuko uko biri kose utari waza nubwo nta vibe uko biri kose nta DJ Muswati nta vibe kandi nta MC Makombe ubwo bwe ntabwo bwagenda neza cyane mugerageza muduhamagara cyane tubakorera ibintu byiza cyane nta kibazo rwose bakoze kubana natwe.